Iyo mana hano ntabwo izindi impano ufite kugira iki? Tubwira impano ufite impano kugira ngo ariko niyo kurwana ndayizi. Ngaho ndebera. Ibi nibyo twahamagaye. Ngaho ndebera. Ufite impano yo kugira gute? Ufite impano yo kugira Cow dog. Ufite impano nyinshi boss. Nyine yo kugira gute? Niyo kurwana kujya buke ngo ntabwo nabasabye nababwiye ngo shaka impano ntabwo twebwana. Uyu mwese mwaje? Ariko wesha we n'abana bawe ntushaka gusubira. Imana ndayifite mwana. Mwese mwigire hano hafi tuvugane isanganyamatsiko y'icyo tugiye gukora. Muze se. Muhagarare hariya. Murabizi yuko nababwiye ko shaka abakinnyi b'amafilimi bafite impano zigiye zitandukanye. Yes. Aka kanya rero niko ngiye gutoranyamo umwe muri bo cyangwa se babiri muri bo bitewe n'impano mufite kandi nkagendera ku bimenyetso bikurikira: uburebure, ubugari, ibyo byose ndabigenderaho. Turumvikana? C'est ça, oui. Turabyumva rwose. Hano ntabwo ndi njyenyine, mfite n'undi mujaji mugenzi wanjye. Ntiga aka kanya mugiye kumubona. Turi kumvikana? Mugende mujye hara mu gikari, haragenda haza umwe. genda yabanza kugira ngo imana yanjye batayina. Banazindutse ariko abanyempano bari hano noneho nagahoma mu nda. Icara kuvuga ngo ugiye kujajinga impano kandi bya bindi ngo dufite ngo impano ngo yo guseka ngo impano yo kugira abo ngabo umutuku kugira ngo agire n'umwe ubona icyatsi na kimwe cawo ngo wara ufite impano ariko ujye ubanza wimurike nk'umuyobozi siko bashobora kuza gusanga agasanga utari protocol. Yego komanda urabizi neza rwose. Wowe ubwo uragendera ku manota. Ubu tugiye gutangira. Urumva wiroganije? Mva nugira ikibazo. Ntabwo banshishamo ijisho. Umwe yaza. Yes. Kandi ngo namaze kubabwira ibyo bakora ariko ndebera iminota magana. Njye mfite impano. Iyihe impano? Ariko sare ndavuga ngo afite impano wamubajije n'amazina. Bakwita ngo iki? Nitwa Aisha. Aisha. Irindi bitwa izina rimwe nk'imbwa. Nitwa ibyo ngibyo. Nibyo bampaye mu rugo. Mu irangamimerere harimo Aisha wenyine. Nitwa Umutoni Aisha. Ufite iyihe mpano? Mfite impano yo kubyina. Ngaho yiri tugaragarize turebe. Nabibabwiye nabwiye ko ushaka abakinnyi ba filime kandi nkatoranya abakinnyi bazi gukina filime ariko bamwe bari kuza babyina abandi ngo kuririmba iyo ni impano. Ni impano se, ni impano ariko ujye ubanza unimurike nawe mbona wajagaraye. Sura reba semesi imeze neza na undi ariko bari kudutiza kandi numva bari kudutwarira tayimu kandi nta n'ikintu bari kutugaragariza. Siko mbona indesho yabo ntazi no kwingana. Hari ababyibushye, hari abananitse, abafite ibitwe. Uyu nguyu wereka nyiteho kuko ndabona afite indeshyo nk'iy'urubabara. Iyi ndeshyo ntabwo ikenewe. Ako se ko yifu ko mbona uko wagira kose nta kintu wakora wowe tuzi. Okay, icy'uburebure n'ubugufi cyo nta kibazo. Bakwita ngo iki? Kawa. Kwita? Kawa. Izina rimwe y'iry'imbwa. Niyo banyise. Mwirangamimerere harimo kawa yonyine.
irindi ntacyo ni kabuze. uri umukinnyi wa uri filime na doga ahubwo. uri umukinnyi wa filime cyangwa usanzwe uri umukinnyi wa filime? Njye mfite impano nyinshi cyane. Impano zihe? Impano nyinshi cyane. Nyine turashaka impano zihe zo kugira ngo Mfite impano yo gusura mu mudugudu wose wa Kimo. ngahibaza. Nabwiye abafite impano yo gukina filime, none uyu afite impano yo gusura. Wakabanjije impano yo gukina filime ugakurikizaho izo mpano. Iyo mpano hano ntabwo izindi mpano ufite ni kugira iki? tubwira impano ufite impano yo kugira ngo Ariko niyo kurwana ndayizi. ngaho ndebera. Ibi nibyo twahamagaye. Ngaho ndebera. Ufite impano yo kugira gute? Ufite impano yo kugira gute? How dog. Mfite impano nyinshi boss. Nyine yo kugira gute? Iyihe? Niyo kurwana kujya buke ngo Ntabwo nabasabye, nababwiye ngo shaka impano. Ntabwo twebwe dukeneye abasazi. Kurwana se mwavuze ngo ni ya filime se? Ngaho. Iyo ni insanganyamatsiko. Turashaka impano yawe none itugaragara. nyirizina impano ufite. Impano niyo kurwana. Yitwereke nyine. Kurwana. Ubwo ari kurwana nande? Sari kurwana nande? Nanjye nicyo ndimo nibaza. Ibyo ni biki wambariyeho sha? Uba wakingitiranyije nk'umusazi. Are impano yawe out. Umutuku. Cyangwa hano bose barajyana n'ubututsikirije mu buzima. Dog ni ukumucamo umurongo w'umutuku. Turabona umuntu tuzakinisha. Hanze. Nta bakinnyi dufite. Undi mugire vuba kuko mwadutereye umwanya w'ubusa. Debe. Yewe nanone amagofero nk'uko byaba. Hagarara. Se ko mabishaka kwibanda. Ukuntu waje wirega. Ye baba mana yanjye. Habe na metero 1 na santimetero 80 afite metero 1 n'inusu. Nta n'inusu rimwe. Ni niro. Biboneye. We n'ubugari bwa isi. abiboneye se nagupimye. Ni muganga se? Ariko uje hano Twakubajije impano ufite. uje hano kwereka impano ntabwo uje hano kuburana. Njye mfite impano yo kubyina urumva? Ngaho. Niyo gusetsa. Twakubajije impano. Ngo dusetse. Kora ikintu duseke Ntazi twese. nicyaje gukora ufite iye Impano yo kubyina. Ngaho. Ufite iye man. Impano. Impano niyo kurya nako niyo gusetsa. Umuntu ntabaze ngo ufite impano yo gukina filime wumve ko yari tayito yake. Ntabwo ngiye gukina filime sinababeshya. Nase teto y'umutwe teto ya. Wowe twateganyije umutuku. Teto y'umutwe. Ntabwo nabayisanganyamatsiko y'ibigiye kubera hano. Genze kubyina man. Natana no kubita n'iki kirapu n'iki n'iki. Ngaho ndebera abantu nk'aba magic. Ni n'umusazi. Ubundi wacitse iri heri. Indero. Wiseka ibi birababaje wiseka. Nk'aba twakabaye tubafata tukabusubiza indero. None wowe urimo uraseka. Birakije koko afite impano yo gusetsa. Nta mana afite uyu nguyu. Ngaho dusetse turebe. Nta nubwo afite niyo kwiba byibuze ngo tureka Rwanda bizi mbwa moto yiterera imijyana. Naramuhumbirije rero. Bombi. Uyijyane he? Nawe mu byuma. Okay dusetse. Iba moto. Ibe moto. None se turasinzira kandi ufite impano. Iyo mpano kandi abantu bazayireba. Ubwo ndabona niba bishoboye.